tugenda wambariye umusore wambariye umukobwa wambariye yanyobeye bandi mu bafi nimani bari bafiye pe nyuruho kunombera jana abafite amashami uyu mwanya tumuntu urangaje imbere Nyamirya izuba ni nk'umangano wabambaye batyambere imbavu ndende turarya mbere twatanze imwanya uwo n'umurekure uhita ukomerezaho mbese mwaramutse rungana Jay Panda Libyo abyibashije kubabaza abanyeshuri utujijiji libyo abyibashije inkotanyi cyane yabyirutse neza iyarukina yabyirutse atsinda. Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbaye ikaze mwe mukunda mukanakurikira ibiganiro bya 3D TV Rwanda. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe cyane, nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Ndasuhuza abari mu mpande enye z'igihugu, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, abari mu mujyi wa Kigali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namwe munyikirize ngo wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni tariki 8 ukwezi kwa kabiri 2026. Ni umunsi mwiza, ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'ibirori ku muryango wa Rinda musanzwe muzi ukina muri Bamenya, ni umwe mu bakobwa bamamaye cyane muri sinema nyarwanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, dore ko yigeze kuri Koroza aho yakundanaga n'uwitwa Zaba Miss Dicole. Ni umuhungu bakozanyijeho, bakundanye igihe kinini cyane, baryanye ubuzima, ariko biza kurangira itariki 18 Ukuboza 2020 asezeranye mu mategeko n'umuhungu cyangwa n'umusore witwa Irenge Christian Mode. Akarusho, uyu muhungu witwa Mode ni umuhungu twakuranye, ni nka petit frère, ni umuntu twabanye ubuzima bwa buri munsi. Ubwo ndavuga abize kuri école primaire Kagugu baramuzi Mode cyane, yari umuhungu w'amafiyeri menshi cyane, wakundwaga n'abakobwa ntago yandushaga. Ariko uyu munsi itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri, nabonye barakoresheje icyanditswe kivuga ngo amazi menshi ntiyazimya urukundo, n'inzuzi zuzuye ntizarurengera hejuru. Ni Samweli wa mbere 20:23. Umuryango wa Liyetona Nkusi Patrick uhagarariwe na Kagabo Gentil n'uwa mwene banjye Jean Pierre yishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo Nkusirinda aka Bijou ndetse na Irenge Christian aka Mode. Ubukwe bwabo bukaba bwabaye uyu munsi itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri 2026 saa 3. Gusaba no gukwa kuri Caleb Garden Irebero saa 8, gusezerana imbere y'Imana mu rusengero rwa Assembly of God Kimihurura. N'ubundi niho Mode asanzwe asengera ndetse anakora imirimo igiye itandukanye muri urwo rusengero. Nyuma y'iyo mihango abatumiwe bazakirirwa kuri Caleb
New Garden kwirebero. Kuza kwanyu ni inkunga ikomeye cyane nkuko muri kubona rero. Uyu munsi turi mu bukwe bwa Linda ndetse na Mode cyangwa Irenge Christian, aho turi mu muhango wo gusaba. N'umuhango witabiriwe n'ibyamare bitandukanye, aho uwitwa Nyambo yambariye Linda, uwitwa GT Chimizi Milef ubwo ngubwo ni manager wa Chris Easy, nawe ari mu basohoye Linda. Nabonyemo uwitwa Rumi wo muri Genesis Comedy. Nabonye ibyamamare bigiye bitandukanye byaje gutaha ubukwe bwa Irenge Christian ndetse na Linda, ariwe Biju nyine muri bamenya bamenya yaje, bamenya arahari, ndetse n'abantu bo muri timu yabamenya baje gushyigikira umukobwa wabo Linda ku munsi wabo wo gusaba no gukwa. Ndagira ngo mbabwire ko ni ubukwe ubona bunogeye amaso. Uwitwa Christian arasa neza, uwitwa Linda we reka sinakubwira umukenyero uramubereye. Ariko nanone bimwe mu byamamare byinshi biruze kwitabira ubukwe bwa Irenge Christian ndetse na Linda baraza kuza nimugoroba. Nkuko nayo babwiye, ibyamamare byinshi bikunze gutaha ubukwe bwa nimugoroba ari bwo reception. Niteze ko muri reception ariho turi buze kubona abakinnyi benshi bo muri sinema nyarwanda ndetse n'abahanzi bagiye batandukanye, Genesis Comedy, abitwa ba Fari Merci ndetse n'abandi benshi bari buze kuba bahari, kubera yuko uyu Christian cyangwa Mode ni umwe mu bantu bashyize itafari rikomeye cyane kuri Genesis Comedy, nk'umu videographer ukora udu highlight tunyura kuri platform za Genesis Comedy. Ariko nanone akaba n'inkingi ya mwamba muri Genesis Comedy, kubera yuko atanga ibitekerezo ndetse n'umwe mu bantu bakunze kuba hafi y'abahanzi. Murabyibuka ubwo uwitwa Platini yakoraga concert muri Kigali, uwitwa Christian cyangwa Mode niwe bari bashinze Eddie Kenzo. Ni umuhungu uvuga icyongereza neza, ikigande neza, ni umuhungu uzi kwideburira wirwanyeho. Reka nshishikarize abakunzi ba 3D TV gukomeza gukurikira ubukwe bwa Linda hano 5/5. Ndi kumwe na Breze, ndi kumwe na Rene, njyewe ndi Faxman original nk'ibisanzwe. Murabizi yuko ari ngiye Papa Cyangwe, ninjye munyamakuru wambara neza mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane iyo turi muri ibi birori by'ubukwe. Mbibutse yuko Simba Diaspora Real Estate tubafitiye ibibanza byiza. Ariko nanone mbibutse yuko Sana Energy Drink aricyo kinyobwa ugomba kunywa bikagenda neza. Ariko nanone babwire yuko Fa Catering Service niwe mubyeyi uri bugutegurira amafunguro y'ibirori byawe, ibintu bikagenda neza cyane. Niba ukeneye kugana Fa Catering Service, hamagara 078 ndimo ndareba nimero rwose. Tange nimero za Fa Catering Service niba ukeneye umuntu uri gutegura amafunguro. Fa Catering Service nimero yo ni 0782844034. Faxman original kuri kamera za 3D TV kwirebero mu bukwe bwa Linda na Christian. Ciao ciao. Nyakubahwa Musanga mukuru mukwereka tumwereka intebe y'imvuruma. Urakoze Christian, bravo. Mwayitikana ibyatuma umusoro wanze guhera mu bwigunge. Uraho meneka icyahindura ubabaza gitera inyama rwakorerwamo rw'umutwe. Uraho ugenze bamenera. Uri umunyamugisha cyane, Yesu nashimwe. Rero umubyeyi buriya yategetse umuhindukire abasore mureba hagiye ari kuriya mugabo kubashira, wagufashe gupanga imipango uyu munsi mugasengera ibyo uyu munsi nakujya imbere. Abasore nawe bahindukiye bari bahugiye baharebe. Umusore mwiza cyane, biragaragara ko n'ibirenge ufite byakwambara ucunga kurubaze mu nzira, asenze Imana biragaragara. Genda n'ubundi waje mu muryango w'abazirafuti, twamaze gutera ishoti imandwa, niyo mpamvu iwacu hahora umutuzo nk'uyu. Basore muhindukira babwira icyo mugomba gukora. Maze rero uburenganzira bw'umuryango twagira ngo ukoreshe ubutware ugenda babwira bamwe mu ibumoso bwanjye abandi mu iburyo bari kubigenza. Tegekesha ubutware bwawe, yego mumwumvire. Mumwumvire abandi baze abana basange. Yewe amashyi menshi, ariko abasore bajya mu byicaro byabo. Ngaho rero icariro rye
niko mbabarira umukize kiriya kibanda cy'ibanda. reka ndari ibindi bigezweho kandi burya bavuga ko ngo biba bigezweho. Jye rero singezweho. nta musore nakwishimira kubona afite ikibanda. abasore batahiwe n'imibubwirwa ntabwo ari jyewe. Ibyo dukwiye kwitwaza nibo babifite, nibo basigaye babyitwaza. ngaya amajyambere rero. aha ajya bajya imbere bavaye sinzi aho bafatira ujyanye ikibanda. urebye ni nko kuva iwanyu ujya ahandi. Iwacu ntabwo bahava bameze gutya. Iki kibanda kiyobera. Reka dukomeze tuganire. urakoze rero burya ngo uwagabanye arashimirwa kandi akanagaba. none rero inshuti yanjye mu kanya wari ugize uti umwana waje gusabira ari nawe muko wanjye naze muramutse. nguko rero wamubonye Christian. none nanjye nagusabaga ko mukazana umugeni wanjye nakabanye muri uyu muryango wamuhamagara akaza akasuhuza nanjye nkamubitsa hanyuma na Christian akaboneraho. Nari nzi ko ikurikira hari ibyo iri tugiza mukazana ngo muramutse. ibyo nuko ngo ntawe uca umugani ku manywa ariko ubundi niko bigenda. Oya ntacyo wirinde guca umugani muri aya masaha yawe. yego ntavuze yego bakumvise niko urakoze cyane. mwesha amagambo wanyu umushyitsi wacu umukwe wacu mukuru wamwumvise. yego ibyo asabye mwihorera. kagenda kagira abarutuye umwe n'abagenda u Rwanda bakabambura u Rwanda rufite imana. isibo ya gatatu abeza b'umuryango intore yo ku mukono w'umuryango wacu yashimaga uyu muryango uburyo bazi gufata inkuyo. abakobwa bacu bashimye inkuyo dore ko ibigarama ari byo bigomba inkoni inka zangwe mutweza ruhimbi. imiryango yamaze guhuza icyitwa isano mu zitabita isa. abakomoka kuri Rukigi rwawo bahorana umunezero. abatarimo kware banyenda banahaberebera. nyakubahwa umusango wa mukuru yaganije nyakubahwa mukwe mukuru ngo ati abana bacu uri umukobwa barimo kumusiga bamunogereza.
gupfa marabira ababonye bahita n'abandi nabo bamenya kugira ngo hari wenda ariko nabo barasenga ubundi Imana basaza beza kandi kubera ko wamaze kubona ikirago ugomba kurira umuraza niko basaza bajya batuganiriza ngo mwana wanjye wamaze kubona ikirago utangiye kumbwira ijambo ryo gushaka umuraza wabonye ikirago wese burya arira umuraza wakura muri bwa butware bw'umuryango rero ukaba intwaro yo kujya gukorera mu ngata icyo gihe ugenda ukura ugenda utera umugongo cyangwa utera ishoti kuba nzogoma cyangwa rugasira wamara kwereka umugabo kwereka ingabo cyangwa umuheto umuryango ukajya gushyira mu bikorwa ijambo ryakuvuye itatu tugenda wambariye umusore wambaye umukobwa wambaye yanyobeye bandi mu bafite mari bafiye pe tumye uruhumbu kunombera jana bandagirana abanyamakuru wagira ngo babaza rero ibi bintu tubifurije yifuriza abamenya